amafaranga ntazana amavuta. Hari amavuta ariko amavuta azana amafaranga. Haleluya. Aya mavuta amafaranga yazana ntabwo ari ikindi kiyazana. Amavuta amafaranga ariko amafaranga Yesu ashimwe cyane ngo amaze abanyabwenge n'umukwe mu rugo binjirana n'umukwe. Wowe urashaka kwinjirana? Tubahaye ikaze mwese abadukurikiye kuri channel yacu Isoko y'Abizeye TV. Turanezerewe kongera kubana namwe muri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye. Ko mubireba rero imbere yanyu kuri kamera zacu ariko kuri screen zanyu turi kumwe n'umukozi w'Imana asize amavuta y'Imana. Ndagira ngo tumwakire muri uyu mwanya mwiza, hanyuma aratwibwira, namara kutwibwira atugezeho icyo Imana ishyize ku mutima we kugira ngo atubwira. Tuzaniye ubutumwa bwiza, tuzaniye ubuhanuzi bw'Imana. Nimunyemerere tumutega amatwi. Umwanya ni wawe mukozi w'Imana. Imana ishimwe kandi Imana abantu umugisha twese mwe mumurikiye n'abandi muzambona. Imana ibaha umugisha. Amazina ni nkuko bisanzwe ni Pasiteri Emmanuel Uwihoreye ndi umugabo. Hanyuma rero nta kindi kinzanye kuri izi kamera z'Isoko y'Abizeye TV. Icyambere ni ijambo ry'Imana niryo, kuko ndumva ari byo Imana yampaye kujya mbwiriza abantu b'Imana. Hanyuma rero nkuzaniye ijambo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice byaho 25. Turasoma ku murongo wa mbere. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo zigama amavuta yawe, Imana iguha umugisha. Ijambo kuzigama urishyiraho akadomo cyane wowe unteze amatwi. Hanyuma Bibiliya ivuze ngo iki? Dusomye igitabo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice byaho 25 ku murongo wa mbere. Titereje biravuze ngo umugani w'abakobwa 10. Umurongo wa mbere avuze ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru bugereranwa n'abakobwa 10 abajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 ari abanyabwenge. Abapfu bajyana amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bajyana amatabaza ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'abatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo abapfu, babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amavuta yacu azima. Ariko abanyabwenge barahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma ba bakobwa bandi nabo baza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe Imana y'amahoro itugire neza. Hano hari amavuta, hari abanyabwenge, hakaba ndetse n'abapfapfa, ariko hakaba kuba maso ndetse no kwitegura. Imana itugire neza. Bibiliya ivuze iki cyangwa se itugaragarije iki? Shuti wowe unteze amatwi, iri jambo ni igihe Yesu yari arimo aganira n'abigishwa be. Yesu arimo aganira n'abigishwa be, arangije aterura amagambo
magambo abacira umugani ugereranya ubwami bw'ijuru, ndetse agereranya abazajya mu bwami bw'ijuru abo ari bo, ariko agereranya nk'abakobwa biteguye umukwe, cyangwa se abantu bambaye imyenda y'umweru cyangwa imyenda yera. Aba bakobwa 10 bose bumvishije ubutumire, bose bahagurukiye rimwe, ndetse n'amatabaza yabo bashizemo amavuta bayashyiriramo rimwe, n'imyambaro bayambaye kimwe, bayambarira hamwe, kandi bose bari biteguye. Ariko hari ijambo rivuze ngo hari abanyabwenge, hari n'abandi batari bafite ubwenge, abo Bibiliya yise abapfapfa. Inshuti yanjye wowe uneze amatwi, Bibiliya yivuze ngo iki? Iravuze ngo abanyabwenge bahagurukanye amatabaza, mu matabaza yabo bagira n'ikintu bita kuzigama, icyo bise imperezo zabo, ngo bazigama amavuta mu mperezo. Biteguraga ko bashobora gucana amavuta agashira mu mperezo. Bibiliya yivuze ngo iki? Ngo abo baragenda barazigama, ngo ariko abapfu 5 bajyana amatabaza yabo bashiramo amavuta, ariko ntibibuka gushyira mu mperezo. Kuzigama, ijambo bita kuzigama, ntabwo bigize bazigama. Bibiliya yivuze ngo iki? Ahangaha iravuze ngo abagiye bose baragiye, umukwe aratinda. Birashoboka ko nawe hari Yesu yatinze ku buzima bwawe, bigatuma ugira kwivumbura. Bivuze ngo niba warivumbuye, amavuta yawe yarashize. Munyamavuta ntiyivumbura, munyamavuta agira kuzigama. Uzigama ibihe byose by'ejo byawe hazaza. Gusenga kwawe ugiramo kuzigama amasengesho. Bivuze ngo aba bakobwa bose bari abanyamasengesho, barasengaga, babaga hamwe mu cyumba cy'amasengesho, barindiriye umukwe, kandi ubutumire bwari bumwe. Invitation yari imwe, yari yo kuba maso. Niyo jambo tuvuze, yari iryo kuba maso, bakarindira umukwe, bose bari maso. Ndagira ngo nkubwire, niba utararindiye umukwe, uri maso, uri muraruhira ubusa. Bibiliya yivuze ngo 5 ngo bigeze nijoro, nubwo umukwe yatinze, ngo bigeze nijoro, abantu batazi ko ari bwo yaza. Bibiliya yivuze ngo uwo munsi batari biteguye ko ari buze. Mbese iryo joro batari biteguye nibwo umukwe yaje. Imana ishimwe cyane. Ngo umukwe ahageze, ngo abanyabwenge bumva urusaku. Ndagira ngo nkubwire, iyo tugeze ahangaha twumva ko ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu niyahagarara, agahagarara ku bicu byonyine, ngo abamwizeye aba bazamenya uwo ari we, ndetse n'abapfuye bazumva ijwi ryiwe. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo baba maso, abanyabwenge baba maso. Ntabwo nzi inshuti yanjye nimba uri maso. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo maze abanyabwenge bumvisha urusaku, n'abapapa bumva urusaku. Reka nkubwire, abanyabyaha bazumva Yesu agarutse, n'abasenga bazumva Yesu agarutse. Buri muntu wese aho azaba ari hose azamwumva. Ushaka uba uri mu kabari, ushaka uba uri gusenga, uzumva Yesu aje ahagaze ku bicu, aje gutwara itorero. Bibiliya ivuze ngo icya mbere ni ukuba maso, icya kabiri naho Yesu azagusanga. Ese amavuta manyuma, Bibiliya ngo abanyabwenge bahita baboneza amatabaza, babona ikibazo, basanga amavuta yabo yari arimo arazimata, ngo bahita bongera mu mperezo. Haleluya! Bahita bongera mu mperezo. Mu kongera kwabo mu mperezo, ngo abanyapfapfa babikubita amaso, baravuga ngo muduhe ku mavuta. Reka nkubwire inshuti yanjye, iki ntabwo ari igihe cyo gutanga amavuta yawe, iki gihe si igihe cyo kuyatakaza, iki ni igihe cyo kuyagundira. Ngo abandi barababwira ngo oya, nimugende mujye mu bahanjuzi. Reka nkubwire, impamvu uri guhura n'abagutuburira nuko hawahuye n'abahanjuzi. Yemerera Yesu. Bibiliya ivuze ngo iri ni ryo jambo. Yesu aravuga ngo tube maso. Warasinziriye nshuti yanjye we, warasinziriye. Niyo mpamvu uri kujya mu bahanjuzi, umeze nk'umuntu uraguza, umeze nk'umuntu udashaka Imana. Shaka Imana zonyine gusa, ubundi ibindi ubyihore. Icya kabiri, uzigama amavuta yawe. Wasigamye amavuta uburiki, wasigamye amavuta uri umukobwa uburiki, wabuze umusore, ufite amavuta ubura umusore, wamubura utese, kandi ufite amavuta yawe hari mu mperezo. Najya gukamurashyiraho, Imana iramumanura. Haleluya, haleluya. Impamvu abantu tubaye abapfapfa, dutakaje agaciro, dutakaje umwimerere w'agakiza. Agakiza twaragataye, kandi agakiza nako kubika amavuta. Umuntu usigaye umunyuraho ngo ariko wamubwira ngo ariko ngo urabona, aragiza akakwira ati ariko njyewe mfite uko nahamagawe.
ukagira ngo uwamuhamagaye se waguhamagaye uko yahamagawe, ariko ntimukabatindeho. Hagiye mu bahanjuje, umuntu yagiye mu bahanjuje nyine afite uko yahamagawe. Mwese uzahura nawe yarahanjuye, ntukirwe umutindaho ukamubwira, wamubwira ati nyamara gukora icyaha nibi, haterekare njye afite uko mbana n'Imana yanjye. Gute bana nayo gute ko twese turana n'Imana, ariko uburyo tuyihura nayo, uburyo tuzigamye amavuta. Cyambere yagiye mu bahanjuje. Imana itugirire neza cyane. Bibiliya yivuze ngo iki? Ngo amaze abapfapfa bajya gushaka amavuta mu bahanjuje, bajya guhanjura. Bivuze ngo iki? Iyo bigeze aha ngaha guhanjura ni hehe? Bagiye mu bapfumu bajya kugura imbaraga, bagiye mu bapfumu bajya gushaka amavuta. Reka nkubwire nshuti yanjye, aya mavuta yabo nimukayishinge. Wowe zigama amavuta yawe, zigama amasengesho, zigama icyo wavuganye n'Imana. Icyo ngicyo cyonyine icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, icyo nicyo kizakugirira umumaro. Niba wararindiriye ukaba uri maso, icambere ukaba ufite amavuta mu itabara, haleluya, ukaba ufite kandi no mu mperezo warazigamye mama, ntacu uzaba, nta bukene buzakugeraho, indwara z'ibyorezo ntizizagufata kuko wazigamye amavuta. Reka nkubwire, iyo tuvuze ko aya mavuta Salomo yigize ayabona, ngo abona aya mavuta, abona amavuta yo guca imanza, ngo maze haza urubanza, ngo Abisiraheli ngo bari bamwiteze, baravuga ngo turebe uko abigenda. Iyo dusomye Bibiliya ivuga iki? Ivuga ku bagore babiri b'abamaraya. Ariko reka nkubwire, kubw'amavuta Salomo Imana imuhaye, aya mavuta Salomo Imana imuhaye, ngo aca urubanza, amenya nyina w'umwana umugiriye imbabazi. Reka nkubwire impamvu batagufitiye imbabazi, barahanjuje. Impamvu batagufitiye imbabazi nshuti yanjye, barahanjuje. Niyo mpamvu nta mavuta bagifite, mpamvu batakikwitaho, mpamvu bakurebo ya shayinimo hidahotarabihedisiba. Impamvu amavuta barayahanjuje, amavuta y'umwimerere, amavuta wazindukanye, ayo wahagurukanye, vuga butumwa wakoraga ryari ryo kwihanisha. Ariko uyu munsi wa none ntabwo ukivuga iby'agakiza, usigaye uganirira iby'ibitangaza gusa. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, garuka ku mavuta yawe, yemerera mavuta yawe, sigama amavuta yawe, haguruka kuko n'abandi bahagurutse, bahaguruka ari abanyabwenge, ngo mushune mu kazi, ngo hanyuma ngo nawe ahaguruka agiye kureba amavuta, ngo yari afite utuvuta dukeya. Ndagira ngo nkubwire mama, iyo ufite utuvuta dukeya turi mu bubiko, nubwo umwishyuza yaba ari iruhande rwawe, kubw'amavuta ajya kwishurira amadeni. Nk'amavuta mama, ngo mbabwire, amafaranga ntazana amavuta, ntabwo amafaranga azana amavuta, ariko amavuta azana amafaranga. Haleluya. Aya mavuta ntabwo ari amafaranga yazana, aya mavuta ntabwo ari ikindi kiyazana. Amavuta azana amafaranga, ariko amafaranga ntabwo azana amavuta. Yesu ashimwe cyane. Ngo maze abanyabwenge binjirana n'umukwe mu rugo, binjirana n'umukwe. Wowe urashaka kwinjirana nande? Ushaka, reka nkubwire, ujye ushaka kwinjirana n'umukwe, ariko se wisuzumye koko ubona ukwiye kujinjirana n'umukwe? Unusanga amavuta warayamenye. Ibuka cyagihe nawe, ibuka cyagihe aho wanyuze, ibuka ishyamba wanyuze, ese amavuta ntiwayamenye. Ibuka rogi warayemo, amavuta ntiwayamenye. Buroko, aya mavuta ntiwayamenye, kandi warasengaga, wari umuhanuzi, wari umubwiriza butumwa. Menya ko watakaje umwimerere w'amavuta. Ntabwo wigize uzigama amavuta. Aya mbere yaragushiranye, ariko jya ku kagezi, jya ku kagezi, jya aho bashaka amavuta, ngera usubire ku karago, uce bugufiya. Reka nkubwira, songa ijambo mu Zaburi ya mbere. Jambo rirambwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo ishimira ku manywa na nijoro. Wishimiye iki mama? Wishimiye iki papa? Ishimire kuba ufite amavuta mu mperezo, kuba warazigamye amavuta. Haleluya. Kuba warazigamye, sigama amavuta. Amavuta azagutabara, amavuta azagukiza indwara, amavuta azaguhereza ubuzima, amavuta azakubakira urugo, amavuta azaguha umugabo waramubuze, amavuta azaguha agaciro mu muryango barakakwambuye, amavuta azatuma igihugu cyawe cyaguka, amavuta yawe azatuma igihugu cyawe inzara itagitera. Kubw'amavuta ndagira ngo nkubwire, Elisa yari umunyamavuta, ariko igihugu cyo icyashaka gutera igihugu cya ngo yajyaga amenya inama zabo bariyo. Harikaga mbwire nshuti ya, zigama amavuta mama, zigama ayo mavuta.
zigama amavuta ntabwo amavuta azanwa n'agatambaro oya ntabwo amavuta azanwa no kwambara birebire ahubwo amavuta azanwa no gukiranuka hazana no gukiranuka byonyine bizana amavuta gukiranuka bituma umuntu anezerwa bituma umuntu agubwa neza wowe uzigamye amavuta ute uhagurukanye iki mu mihagurukire yawe kuhagurutsa uri umunyamasengesho uyu munsi uracyari umunyamasengesho kuhagurutsa uri umuvugabutumwa uyu munsi uracyari umuvugabutumwa kuhagurutsa uri umuhanuzi uyu munsi uracyahanura wihanisha abantu Imana itugirire neza ese amavuta yawe uracyayafite mu itabaza cyangwa uyafite mu mperezo ese uyafite hehe aho ni mu itabaza niyashize ayo no mu mperezo ukaba nayo wahagurukanye ukaba ugiye mu bahanduzi n'ujya mu bahanduzi rero batangira gusengera abantu bagwe hasi ariko nuguma mu gihe cyo gusenga gumana amavuta ngo Yesu arakinga ngo maze ngo abapfapfa baje ngo bakomanga ku rugi ngo umukwe arababwira ngo hoya nimumve imbere sinigize mbamenya ushaka kubana n'Imana ushaka kuzaba mu ijuru ry'abera ushaka kuzaturana n'Imana ujizigamye amavuta yawe ushaka kuzabona urukundo rw'Imana ushaka kuzabana na Yesu akaramata umuririmbyi ngo bazaba batsinze urugamba bazabana na Yesu akaramata hanyuma uzabana na Yesu akaramata n'uwo washinze urugamba n'uwo wanesheje niyo mpamvu umuririmbyi wa 105 yavuze ngo nyura mu misozi nyura mu mataba aho hose niko harusha umutima ngasaba Uwiteka kugira ngo afashe Uwiteka nawe natinda kunyumva hanyuma nyura mu misozi nkanyura mu mata ariko nyura mu misozi no mu mataba ufite amavuta usigamye amavuta nyura mu misozi zamuka imisozi uterera ibibaya ariko haleluya unyura ufite amavuta amavuta yemeza umuntu amavuta yatuma umuntu utari kuzaba umugabo kubw'amavuta yatuma umuntu ahabwa agaciro kubw'aya mavuta ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye aya mavuta yaduhindura amateka amavuta yadukwiye mu tubare amavuta tuzana mu nzu y'Imana umunsi turabagaragu b'Imana haleluya amavuta yatumye twemerwa amavuta yatumye tuba abanyagihugu nyamara hari birashoboka ko tari kuba ariko kubw'aya mavuta twabaye abana b'Imana twabaye abana b'igihugu bityo Bibiliya ivuga iki ngo kera twari abadata Satani ariko kubw'uyu munsi kubwo kuronka amaraso y'umwana w'intama w'Imana haleluya abo twabaye abana b'Imana ubu nange mfite dadi haleluya ariko reka mbabwire iyo turimo ahanga iyo turimo dusenga akesha ababyeyi rimwe tuvuga ko dusanga Imana data n'abana bakavuga ngo dufite data rero Imana ntigira abuzukuru cyo kozigira abana haleluya birashoboka rero nshuti yanjye birashoboka kuri garafure birashoboka kuri munumuna wanjye ariko nagira nkubwire Imana ni papa kandi papa akemura byose papa arangiza byose wabuze amavuta waba waratakaje amavuta waba warasize amavuta waba warayataye mbese waba warabaye umupfapfa ndagira ngo dusengane Imana ndagira ngo musengere Imana kubw'aya mavuta haleluya utunga amavuta haleluya ureba itekerezeho wowe uneza amatwi wowe nkurikiye kandi wumva ubutumwa bwiza reka mbabwire hari abantu rimwe na rimwe njya mbona ibijyanye n'ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza mwabuteye umugongo ariko reka nkubwire uko bwavugwa kose ni mwuka wera ubumanuye uko bwavugwa kose ni mwuka wera ubugize birashoboka ko n'iri jambo warisobanuriye birenze uko ndi gusobanurira ariko kubw'igihe ndagira ngo nkubwire uko ritega amatwi wumva icyo ushaka icya mbere uzigamye amavuta cya kabiri mbese haleluya uri maso haleluya niba utari maso reba ahantu utabaye amaso ukanyagwa aho ngaho ngiye kugusengera Imana nimara kugusengera Imana wizere umwana zamuka ujye mu itorero ryawe wongera upfuka musaba Imana imbabazi ubwira uti Imana nagiye kure yawe hanyuma Imana nayo iri umutunzi w'imbabazi irakubabarira mu izina ry'umwami wa Yesu reka dusenge data wa twese mwiza murengezi w'ubugingo bwanjye sengeye umushiki wanjye shengeye umwene data
sengeye umukuru wanjye, sengeye mwami ababyeyi banteze amatwi uyu munsi wa none. Birashoboka ko batsinzwe n'ijambo ryawe, ariko uzarikurikira mwami akaryumva ndetse akumva ko hari aho yarangaye, hari aho atabaye maso. Uwiteka umugisha wawe uzamwomeho, kandi amavuta yawe ayongere yasubize mu mperezo, ayatunge no mu itabaza. Urakoze mwami Yesu, turagushimye ko wumvishe gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu, amen. Nande ushaka, reka nkubwire, ujye ushaka kwinjirana n'umukwe wisuzumye koko ubona ukwiye kuginjirana n'umukwe utarayamenye. Ibuka cyagihe nawe, ibuka cyagihe aho wanyuze, ibuka amavuta ntiwayamenye, ibuka rogi warayemo amavuta ntiwayamenye, kandi warasengaga, wari umuhanuzi ubutumwa. Menya ko watakarere w'amavuta, ntabwo wigize uzigama amavuta.